Ndi papa Sava. Ibori hasura cyane. Ndagiye hari ku muntu w'umugabo ahunga ibibazo cyangwa amamwe bigakemuka bikarangira. Sheri wasubiye mu nzu. Ntaho nsubiye. Ori. Hasura cyane. Maze rero ngereka mubwiye. Ntukomeze kumurikira kabisa je nahereke. Mvuye mu nzu nigira ku kabaraza urahansanga. Ndimanukira niragarariye urahansanga. Manutse ku masikari urahansanze. Ngeza urahansanze uranshaka wiki ko nakubwiye ngo mpa mahoro nawe usigarana mahoro yawe. Nushaka usohoka ugende ndagukurikira, nushake utege moto ndafata indi, nushaka ufata imodoka ndafata indi. Digidi ndagukurikira mpaka ibibazo byanjye nawe bikemutse bikarangira. Ibyo utangiye kungira? Nibyo ngibyo. Nibyo utangiye kungira? Wese uri kungira ibiki? Nkuko rikosa ryo gutuma nicuza impamvu jewe nakomeje kukwinginga no kuvuga ngo bane nawe. Hanyuma utekereza ko ari we musore wari usigaye ku buryo ngiye nagiye kukwemerera se? Nanjye mbyicuza ko ari we nahisemo. Komeza ubivuge. Ndiko kuri coding. Nushake. Nushake. Sinakoroheye. Ikibazo ufite ni iki? Ikibazo ufite ni iki? Umuntu uziko ngiye mpembwa kuri tariki 28 kuri 30 amafaranga ageze kuri konti ndayaguha tariki 6 turi kusaba nde mafaranga wowe ubusajya akamashini ka byatura ku buryo wakwicara kumva ko mugomba kurya nk'imishwe y'amapondezi buri mwanya njyoranye imprime amafaranga ndetiye mu ngewe ariko urenda unyurira amafaranga ngiye mbirya ngiye nyine se umuriro yo mwuguze umucana ngiye nyine se niki kintu hano muri uru rugo ngura nkagikonsoma ngiye nyine ku buryo wiha kukungira nkaho amafaranga yemba ntayafashe nkajyana nko kuyakoresha ikindi kintu. Ntabwo rero wanyumvisha ukuntu ushobora kwicara nyuma y'iminsi 5 ngo umufuka amakara ngo pyu nyuma y'iminsi ngahe icenze zakawunga ngo pyu nyuma y'iki ibiro bakonye by'ibishyimo ngo pyu umuntu nane nagiye ndabaza umugati ngo pyu ntabwo buri munsi dutana umugati none urukumbwira ngo gukira ngo iki ugiye kuzawukiranga ku buryo yicara ukanera hejuru ukagera gutya ibintu ni bibiri nibuze yuko ari imico wazanye ibyo bintu by'ubusambo je ntuzabinzaneho uzata usubira iwanyu nanjye tsigara ukwanjye kabisa kumbwira ngo urumusheri ngiye ngeze ahantu rwose bimaze kwanga. Digidi bigize bakubwira ko ngiye navuye iwacu ntarya wigize unsanga ngiye narishwe n'inzara urazana amafaranga duhahe kandi duhahe ibintu byose dukeneye hano muri uru rugo. Laza kugirana nawe ibibazo ndongera gutera indi ntambwe ukankurikira genda shwana nawe utera intambwe ukambakambe ukora ikintu cyose ushaka icyo ukora cyose ese urifuza icyo ubundi urashaka iki ubu gutanga iposho ni ibintu byakunaniye mbese ko nakubwiye ko nta mafaranga mfite igihe cyose irame bari dahura nta impamvu ndi mafaranga guha niba atari ikindi gisubizo ukeneye ubwira ikindi icyo cyo ntayo harava hese ngende TM ariko uri kwivugisha gutyo wigize Mr Perfect wigize umuntu w'umunyakuri udafite ikosa na rimwe kibazo kirakemuka gite ngewe ni cye kintu ngende bukore ibintu kuba biri gushira ako kanya ibindi byose bigenda utazabiciye ashaka biri kujya ibyo bindi je nta kintu uzubwira izo ni impamvu zawe nta by'impamvu kandi ndogera gutambuka ukankurikira ndagurutura muri urupangu urahita usanga iwanyu urongera kunkurikira ndagurutura urahita ujya iwanyu igiti uzi n'ibindi niki hagati yanjye nawe ndumva nta kumvikana ukeneye ni wowe utabishaka either urahamagara papa Sava cyangwa pasteur baza badufasha gukemura iki kibazo cyangwa se ngiye mpuruze rubanda barasa bamfashije kukurongora wowe ni bamfashije kukurambagiza ngiye gutereta bari bahari kuki ushaka gufata ibibazo byanjye ukabishyira mu rubanda hanyuma nk'umuntu w'umugabo wiyemeje inshingano niba utazi kuzubahiriza ngo uzikore uko bikwiye uragira ngo bigende bite ntabo mpamagara ariko burya igiti urabahamagara telefone se singiye ntabo mpamagaye so kuntangiye ibintu byo guhimana Jesse uguhimana ntabo mpamagara niba ubabaye ba telefone ntabo mpamagara rwose urumva ubu noneho ugeze no ku rwego guhamagara umugabo mugenzi wawe bikunanira uri kubwira umugore nakubwiye ngo ibibazo biri hagati yanjye nawe niba tutabikemuye bihamagarire urumva ugiye guhamagara uvuga ubundi ngo iki ugiye kuvuga ngo kira Mereza telefone. Nguhaye. Mereza. Umva, alo. Ninde tuvugana? Papa Sava, niwe twashakaga nubundi. Bite se? Bana mbabarira kabisa ngewe ibintu birandangiranye ubu ngubu kabisa unatinze wasanga njyanogonoye. Uzi bimbayeho?
ngwino uterera utwatsi kabisa umugabo aragaragura ikanga mu rugo ibintu byakomeye urarwanya se waje ariko ukareba ibintu biri kumva ahangaha ko abagabo twumva ibintu by'akazi nyine narindi hepfo ngo ku muhanda abo bana bari gukinira narindi mu zamu wahanyuze se ko turi kukuru nta nubwo turi mu nzu turi ku muhanda hanyura undebe rwose muvandi muzi urebe ukuntu bimeze urwaniye ku muhanda ngwino muvandi ngwino ni birebire ntabwo wabivamo rwose udasanga umuntu wa muntu we urwo mbonye narindi kureba bano bana aho bakina agapira ariko ndaza ntutinde urasanga umwuka ucizemo banguka muvandi sawa uziko namuhamagara se unasaba uzi ko njye ntafite umunwa wo kuvuga ingingo zindengera naze maze mbibi naze nyine kandi reka nkubwire jewe urukundo nagukunze rwari urukundo rwo kuvuga ngo tubane mu bintu mu byiza twumvikane ariko ntateye kabiri utangiye kunera ni ikihe kintu ugira gutuma ushaka gutuma ntasinzira urumva buri kanya azana amafaranga buri kanya ibibazo byavutse uranyura ahangaha ukimyoza ukanyura ahangaha ukimyoza ikibazo ufite ni ikihe ngwino unyumvire wa muvandimwe we ese ubu ndiho umugeni murahura amahoro amahoro cyendebera no kuri ngo mutekeze ubu ntabwo naryamye kada umudamu turabizi rwose na mungu we mukunda pe acya mungu urukundo ruzira uburyarya ariko nukuri kw'Imana simpumeka pe atangiye kukwima ibyo ugenewe nawe abandi sinzi ikintu cyinshi nyuma y'ikibazo afite umujinya wazamutse ari kumbwira ati zani posho buri kanya 15 nkohereza 5 nkohereza 7 nkohereza nkikoza mu gikoni nagaruka ngasanga igitoki hasigayeho twatundu tw'iminyaga nkikoza hepfo nazamukana ka 15 kakahunga gasanga hasigaye kanusu ubu najya kumva nkumva ngo burashize twaba twicaye ndi kumwe n'umuntu muri saransuye navuga ni ntaka nidongo mushyiremo inuza ngo me none nibasa mw'abantu mwe mema neze bimwe byose twapakururaga dutunda bari gusesagura amezi 3 ari bari ko njyasasa ko njya nijoro gusa nese ikibazo ni ikihe tugeso two gufata ibiryo pakurura jyane wabajyane wawe ubi ni ibintu koko digidi ngewe mpakurura ibiryo njyane iwacu abashe rwose nese mupfuye icyaka kanya wowe ubwawe wanyumurusha ubushobozi wacu ubu oya mwihiga imitungo mumbwira ikibazo gihari nge mu byanjye nanjye ntibuze se ibyo ngibyo by'ibiryo ndakubeshye wikitarutse ujya gushakira ikibazo aho kitari digidi birashoboka ko usohora umushyitsi wawe uri hariya mu nzu agataha nibyo navuze rero umushyitsi sinabivuze karabaye kandi baranabimbwiye bati umugore urongoye gume haciye umuryango reka ta umushyitsi avuga ni mubyara wanjye n'umujene ubariya mu rugo ntuzaze ariko byatangiye ejo bundi ambwira ngo mwirukane kimwe cy'ibyaha ngo mwirukane nkavugana ariko se mwirukane ndirukana mubyara wanjye ibyo bintu byavugwa yuko digidi gabanya oya gabanya mbabarira cyane uretse ikibazo cy'isi papa sava njyewe na digidi urabizi tumaze amezi 3 tubanye njyewe nawe umunsi wa mbere twinjiye muri iyi nzu mubyara we yatwinjiye inyuma kuva icyo gihe cyose ukwezi kumwe 2 3 mubyara waraha ararya mu gitondo saa 6 nijoro nta kandi kazagira digidi arahangaha ari kungira umunyamakosa ngo mwaka amafaranga ya buri munsi kandi mubyara we uri hariya niwe muntu hano udukonsoma noneho yarangiza njye akankiraho amakosa ariko wumva ko kana papa sava uri umuntu nawe muvandimwe byavugwa he oya digidi kumva ngo wirukanye mubyara wawe ikibazo kibaye ibiryo tubafashe tubaremera ibiryo ntabwo cyari ikibazo papa sava nanjye mfite bene wacu mfite babyara banjye mfite barumuna banjye mfite famiye nini cyane ku buryo ntabura uwo ntumira nanjye ngaze tubane umunsi njye na digidi twiyemeza kubana nuko twari turetse kuba muri izo famiye tugata ababyeyi bacu tukabasiga imiryango twari tuje njye nawe ngo tubane twenyine nk'umugore n'umugabo ku buryo tugiye no kubana namubwiye ati rero digidi ibintu by'umukozi reka tube tubyihoreye n'ubundi ni njye nawe nta mwana dufite turiza reka tubane twisanzuye bwa buzima tutigeze tubona na rimwe igihe twari tukiri guteretana digidi tukinjira mubyara w'inyuma yacu ndavuga wenda ni iri joro wenda ashobora kuba yanze gutaha umunsi wa mbere wa kabiri ukwezi kwa mbere 2 3 digidi
warangiza ukaza kunkangisha iposho hejuru y'uko wambujije uburenganzira mu rugo rwanjye, hejuru y'uko nta bwisanzure ngira hano. Njyewe ndabyuka nkakubitana n'umuntu, sinshobora no gutambuka uko nishakiye. Ndagira nkwibutse ko twashakanye ngo tubane njye nawe, ibyo bintu turabyemeranwa, nta wundi muntu twigize dusezerana, yari njye nawe. Nk'ubu ngubu nkeneye no kwitambukira mu nzu yanjye nibunurije kuko nyine ni iwanjye, ariko ibyo bintu sinabikora kuko nyine bene wanyu ntibashaka gutaha. wa mugani iyo ngingo iragufata, ariko ushyiramo n'akantu nanone k'ubuvandimwe. ubuvandimwe si umuntu niba abyuka yicaye muri salo undi avuga ati reka nambukiranye icyumba njye mu kindi mbunuje, akaba yarigomwe gushaka umukozi. ubundi uwo mubyara wawe we akora icyaha? none se tuvugishe ukuri, uwo mubyara wawe niwe uri gutinyisha se? ubwo niwe wagize umutinyisha? aya nawe we rwose waya pe. ubundi kera wenda umuntu yarazaga agatinda, ari ukuvuga ngo abantu baba bakumbuye abandi kandi baturuka kure, sibyo? akaza akavuga ati naturutse kure, urwo rugendo rwose uko rungana ni ukuhagera. umuntu akabanza akaruhuka, akongera agafata agatege, agatora mitende, akazongera agahaguruka n'ahantu mu Nyantango, n'ahangaha na hehe na Gisigari. uwo muntu arakora ikihangaha ko imodoka zaraje, yaza nimugoroba akabasura, ejo nimugoroba agahaguruka ikamupirikana akagerayo. telefone zirahari, ntavuga ngo aragukumbuye byo gupfa, yabahamagara, yamuhaye uburenganzira bwe. nase hari akazi agira ino se? ntako akazi se nyine wenda ngo wamushakiye nk'uturaka hano agataha hano. akazi urebye ntako. ubwo bigende bite? nta kazi digidi, oya digidi njyena oya. iyo ngingo nubwo ingonze njye namubwira akagira ikinyabupfura, akagira uburyo yitwara imbere mukamushyira muri anexes, mukamushyira muri oya papa saba, oya njyewe digidi reka twumvikane pe. oya utagira ngo wenda oya digidi utagira ngende kwanga abashyitsi, utagira ndi kwanga bene wanyu, nanjye ejo bundi mwene wacu yaza kunsura sibyo, ariko aya mezi ya mbere byibuze niyo mezi twakabaye turi kwinjoyinga urukundo rwanjye nawe. nyuma yaho hazaba yatwise, ejo ndi atangire kuba wenda naguhurwa, mbe ndabyaye. urumva muzakina bujangwe bube bagute? hanyuma so ubundi kamwereke hamugani wamubwiye agata, ariko ubundi ubwo umuntu ungana kuri we ntabwo agira ubwenge bwo taye. ntabwo nanze kubana neza n'umusheri, kandi nanjye ubabaye, nanjye birambabaza, nta kintu na kimwe cyagira. ufiteho bibiri ngo tumitike giga nta kintu nisigaranye nabyo twayibura, ariko ntateze n'ugunda. nibura ko cyatagenda ngo haje n'abashiki be bafashe uyu nanjye utazavugana ngo njye narikanyije. ubu ni wowe uteka ibintu byose ninjye ubikora. reka tubyiteho, ariko mubigire rero nanjye batazavuga ngo nirukanye mwene wacu. oya mu kinyabupfura, reka ni nk'ibyo tumubwira tutumugore barangije gushyira mu rubuto mukabikontorora bikagaragara ko njyewe atari njye ubigizemo. ariko sheri buriya ujye witondera ibintu by'imiryango. hari nk'igihe ushobora kugira nka gutya ukabona hagiye yakoze nka raporo unagize ntase ndakwanga shusho. nanjye rega ndagukunda, niyo mpamvu mba naraga. none dufashe muri munakundana mwana bigira bidufashe. nana gatumbura n'abaramutsa byanze, ariko abantu bajye baha abandi uburenganzira. niwe barumbuye n'igihe wabanza imbere iwanyu ni mu nyakira. wowe nta kibazo gatebise singaga tambuka. muraho nawe sohoza barya nimuryoherwe. bon appétit. merci nubwo nari mpageze rero mwama nyine ijambo. oya si ngombwa
ahubwo ubwo byitwa ni isanzure se nk'umusaza muri uru rugo ni isanzure biri hagati yacu nk'umuryango n'umuryango umva musore umuvandimwe yaraje ngo tuganire nta kibazo oya ariko wakomeza bidahura aje ngo tuganire kurafiriza umuryango ariko ntacyo bitwaye reka tuganire tuganire nuko rero wowe mubyara wa Degidegi ngira ngo wenda mu bukwe wambonye hano mu bukwe narinda ndavuze ntitumenyane twisanzure hari icyo bitwara se nta kibazo kabisa ntacyo yewe niko se musore Karame ugira akazi se hari akazi uri gukora inaha muri iyi minsi oya nta kazi ndabona ariko ndihiga uri guhiga harya ubwo umaze harya ubukwe bubaye hashize amezi 3 yarabasuye pe amezi 3 warabasuye rwose ubu se gahunda yawe bipanze ite ku munsi ukava mu gitondo ukageza nijoro ubyutse mbese mpaka ugiye kuryama hanyuma ukazakomerezaho nk'ejo uravuga guhera mu gitondo gahunda yanjye rero ukuntu bipanze urabona nkibyuka nkaraba mu maso nza muri salo nkafata utubuto nkabanza nkatamira njya ku cyuma nkaganguza ngashyiraho akanyama urumva ari nako ubwo mabuja atetse agakoma uri guseka sorry uravuga guhera mu gitondo genda byuka nkabanza nkikoza muri firigo nkareba ko harimo utuneke nkabanza ngasasira mu nda nkahita nsohoka nkajya guterura akuma ngashyiraho akanyama urumva kugira ngo nihagira n'ibibazo bizantera bisange niteguye ubwo ari nako mabuja atetse agakoma ndanabimushimira ateka agakoma nkiva guterura mpita nkafungiraho amaferi nkakanywa nkahita mfata n'uduporizo nkirira namara guporiza nkareba agafilime sinjya ndeba seri cyane ndeba agaseri kamwe uretse ko mabuja nawe adakunda ko ndeba filime cyane narangiza kureba ako gaseri kamwe agahita akuropa nkigira kwiryamira ubwo agasaa 9 mba ndegeye nsubira guterura njya utubuto nk'igikoma nirira nongera nsubira kuryama ubwo saa 12 ziba zitaragera ndongera nkabyuka nabwo nkongera nkaza nkaporeza kugira ngo nubake iboko no ku munsi wanjye ubugenze kabisa ubwo se ukavuga utahazaza hanjye nko mu myaka 5 mu myaka 10 ukaba ubona bizaba bihagaze bite uravuga hazaza hanjye se hazaza hanjye nuko hatinze kugera njye mba mbona ari heza kabisa mba mbona imbere yanjye ari heza ariko mbona pete niko bitinda kugera ariko n'ubundi mba mbona n'ubundi njye njyewe buriya ubwo mbona nanjye si uko nshaje cyane nawe ngira ngo ni amatsiko yanshajishije nkunda kugira amatsiko icyo gikombe kirimo iki harimo akababyeyi igikoma no muri teremusi se amasamba nakamaze bose ugira ngo ajya akanywa ninjye ukinywera nk'ikimarira mabuja atahira kugateka nose musore ubwo uwakubaza icyo iyo ngo ni kababyeyi ni akababyeyi ubwo bihuza ute n'iyi fanta uravuga fanta aka ni akadeseri aka ni akadeseri iyo mbuze utubuto muri firigo mpita nkarenzaho uheruka kuvugana nabo mu rugo se za nyantango iyo ngiyo ngira ngo usangira amayinite papa nta mayinite ngira kereka iyo bose anije amayinite nkabahamagara ariko nawe ntabwo akunda kuntiza aba yagiye urugo rurahuka harya ubwo ngubwo ntago wavuga uturimo bitari ukurya se ubasha n'utuye uzi nko guteka cyangwa ni ko nize ibiboro bijyanye na kono mugira ngo ibintu byo guteka ndabizi ntabwo mbizi kabisa
naganiraga n'abavandimwe aha hanze rero turavuga tuti za mugani uwo muntu wize ekonomi umuvandi wagiye waje akaza kuba aha ngaha ukwezi kukaba kumwe kukaba babiri kukaba batatu atari umukobwa wenda wazanye n'uyu mugore ngo ni umutinyisha uciye mu ijambo gato bakomerezaho mwamboneye akazi uretse gato sha hari ikibazo yarakubajije ngo hazaza hawe ngo urahabona ute mu myaka ingahe mubwiye ko ngo bameze hatari imbere yanjye ni heza neza no kuko hataramugeraho ariko n'ubundi cyane nta hantu kijya kandi icyizere kirarema nose kuva wagera hano bigeze bashaka undi mukozi nta mukozi bashaka nyine nakubazaga ubafasha iki nyine nk'akazi kanduzi wenda nko kumesa kumesa se wamfura njye ibyo ngo ndabishoboye niyanjye kari mushiki wanjye wayimesaga ako mbyuka nsanga akazi mu mabuja yagasoje ntiwanakoropa ngo kubura inzu harya ubu ntufite nko mu myaka ndabona uruhara rugiye kuza uri muri 70 ingahe ngiye kuzuza 29 29 se wagize ngo umuntu ntaba yabaye umugabo ubiga masters ntaba yishoje ntihariho na ba dogiteri ba 29 iba kose muri iyi minsi iyo umuntu arikoze nk'iryo ryawe urabona rizagabura bikunda kugorana kereka iyo ufashe igisambo ukagicakira ntabwo kiguciye nawe ibindi by'akazi ntako pe ntako urumva rero icyo umaze hano ni ukurya no kuryama rero bakaba bambwiye bati umutuganiririze nk'umuntu mukuru dore n'uwo mugabo utarimo gufata imyanzuro reka tubikure muri ibyo byo kuganira umva rero wagicucu oya uyu mutukana ubu buretse ntabwo ariko tubyemera ariko ibintu ku rundi ruhande ntabwo ariko ariko byakagenze ntabwo ariko tubyemeranije reka tubimusobanurire neza ntimupfe ubusa kuko nawe utari umucumbikiye ubabaye sibyo urumva umusore nyitabye namwe mpamagaye namwitaba inde nyirasenge oya mubwire yuko ejo azaza mubwire ko ejo azaza sita icyo mwavuga ko ibura se mubwire ko ejo azaza urabona ni ibintu biri kujya rero bari bambwiye bati amezi 3 nturi n'umutinyisha nibura kugera mu nyantango nangahe bine harimo n'ayitumuta gatatu ubwo niti ikigutwara harimo n'utwo tumoto ukanywa na fanta nyakoze ku mufuka wanjye ariko aba bageni bakeneye kwisanzura iyo umuntu yashatse aba akeneye uburenganzira bwe umugore yavuze ati twabyemeranyije wowe n'umugabo ko amezi nibura mbere y'uko nzaba natwita bantera inda nzaba nisanzura mu nzu yanjye nkajya nanyura hariya nambaye ka mukikopa cyangwa ka sitiringi mbunuza nsimbuka nk'akana ni uburenganzira bwabo mu gihe rwose babisezeranye rero wagumye ngo kuza kwicara mu gitondo urabatanga kubyuka ukicara muri salo kandi umudamu ngo aturuka hariya akajya hariya akabona kujya aho atekera kugaruka ni uko akoropa uri aha ngaha ngo yirwa yifunze n'igitenge nikoramo imbere n'iki uwicaye aha ngaha iyo ubonye abantu batashatse umutinyisha ntibashake umukozi w'umukobwa ntibashake uw'umuhungu wowe ukaza hano ukirwa urya ibyo babatekesheje ibyo bagize bate byose bakaba ariwe bicikiyeho uravanga igikoma na fanta ntuzi ko nta n'ijana winjiza uri umusore ungana utya urumva ari byo twanzuye rero ko mu gitondo ubyuka rwose ugasanga abo bashiki bawe ntabwo uyu mugore ariwe ukwiye kuba akumesera imyenda mabuja kuki utambwiye ko mbangamye koko ukuri ko Imana ntabwo nenzi ko mbangamye hanyuma ku myaka 29 we ntabwo ubibona kubangamye iyo ubyutse mu gitondo ukabanza ukarya hanyuma ugaterura icyuma ugasubira mu buriri ukongera ukaza kurya ukanywa ugasubira mu buriri ku myaka ya 29 niba udafite ikibazo wenda cy'imitekerereze mu bwonko ntabwo wumva kuba ubu nta burenganzira ubabuza ntabwo ubona ibintu nari mbivuye na shiri nese arabona baseka ngiye mpembwa kuri 28
urumva amafaranga ngeze kuri 30 kuri 30 nta gipusho kandi urabona birongoranwa nta byari bitarashira ngiye kumva numva ku kibazo cy'amakara ndibaza se hano batekera restaurant ngiye kumva numva ngo akawunga ngo karashize ntibaza se hangaha bimeze biti ngiye kudamu hari abandi abiha nose arahandi bijya nose urya utubundi bikitike ukuri kw'Imana nukumba bare ntago nenzi ko mbangamika sawa ubwo wabimenye aho numva nta rugo rwose rupakira ubundi oya ariko ubwo yabimenye narya ibiryo bye hanyuma icyo gikoma bashe niyo fanta aryame mu gitondo nanone yongeramo ikindi gikoma hanyuma n'iyo mineke iby'icyo gitondo se murabibona ubu hajemo ikindi kibazo rero arabyuka ategataye uravuga yuko umuntu ucyuwe n'iki mu gihe cyose abagaha uravuga ko bigenze bitu kugira ngo utahe ngiye nta kintu mbabwira ndababwira ko ntashye ugarutse aho kugira ngo mbabangamire ngiye nataha kabisa sibyo muvandi